ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi. ariko bigaragara ko ubwibone bubanziriza kugwa. Umwuka w'ubwibone, kumva ari uzi kwigisha, kumva ari uzi kubwiriza, kumva ari uzi kuririmba, kumva wishyize hejuru, ntabwo Imana ijya ikorana n'abantu nk'abo. Uwicisha bugufi Yego. niwe Imana izakiza. Zaburi 148 umurongo wa 3 ntabwo nshaka kwajya umanutse no hepfo ngo uwicisha avuga azahazwa byose, ariko umwuka w'ubwibone, kumva ko ntabonetse bitakorwa, ukabona umuntu yishyize hejuru, ukabona hari ukuntu umuntu yibona kirya kimaringa, icyo kintu nicyo Satani ashaka abantu bahoramo. Kandi uyu munsi Yego. niba hari ikintu cyeza ni umwuka w'ubwibone pe, hamwe no mu rusengero bakureba ukuntu usa bakakwigizayo, bakagira intebe z'abasirimu n'abatunzi imodoka batagira intebe, kubera yavuze ngo umukene nta jambo agira no mu iteraniro. Abantu bafite umwuka w'ubwibone, kumva ngo ndi profete, ndi ntambabazi, ndi remfira, gusa umuntu yarabyimbye yigize ukuntu bambwira ngo nkuvugisha ngo ntabwo navugana nawe. Urumva, umwuka w'ubwibone ni kimwe gituma Imana ishobora kujugunya kandi ukajya kure y'Imana. Ikindi ni uguhiga imihigo ntuyihigure. Nabyo biri mu bituma Imana idakorana nawe. Ayivugiraga ikisa ayo magambo ushaka kuyabona bana mu mubwiriza ngo jya ujya mu nzu y'Imana ufate ururimi rwawe. Guhiga ntuhigure rutwa no kutawuhiga, kuko ntabwo ari Imana ikorera mu mihigo. Yego. Ni Imana ikorera mu kwizera. Bwiyo bizanye rero ntubikore ugirwaho n'urubanza. Ikindi kidukuri icyo gihe ntabwo ushaka gutinda kwigomeka. Yego. Kumva wakora ibyo ushaka mu nzu y'Imana. Kumva wakora ibyo ukeneye mu nzu y'Imana. Yego. Kwigomeka urabyumva ariko nyine kwigira indakoreka, ukumva uhabanye n'ibyo n'ibisabwa. Muri make wumva nta wundi muntu n'umwe ufite ikibazo, bikagirwa kwigomeka no kumana, pana kwigomeka ku bantu. Yego. Abantu bo ni bisanzwe, aho kwigomeka ku Mana. Urugero rwiza warumenya, umugabo witwa Sawuli. Imana amubwira ngo genda wica abamareki bose bamara, ntugire ikintu usiga. Aragenda atoranya ibyiza. Ahageze avuga ati nabonye inka zibyibushye n'abagore zo n'abagabo nakubica. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana, yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta, ubuzima buhinduke, nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero abohejejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amavuta akandagira amateka ni ijambo dukura mu gitabo cy'Abami ba kabiri ibice 4 umurongo wa 2, aho umubyeyi w'umupfakazi yari afite ideni bagiye kumutwarira abana. Aragenda asanga uwitwa umuhanuzi Elisa, aramubwira ati bagiye kumutwarira abana, mbigenze gute? Elisa aramubaza ngo ufite iki mu rugo rwawe? Undi aramubwira ngo ntacyo mfite, ngo keretse agaherezo gato k'amavuta. Aramubwira ngo nothing, I have nothing in my house unless the jug of oil. Aramubwira ngo genda utiri ibindi ukoresha ngo twatuye dusuzuguritse, ya mavuta make asuzuguritse niyo yatumye akandagira ideni arayishyura, byose bigenda neza. Icyo ufite, icyo ushoboye, icyo ubasha gukora, bwa buryo bwawe na yanze na bwa bwenge bwawe, icyo usuzuguye n'Imana igiye guhera kubakira amateka. Naho rero hafi gusobanura amavuta akandagira amateka, ubwiza bwawe, ukusa, ukureshya, icyo ushoboye, icyo ukora, uko ubigenza, aho uvuka, aho ukomoka, ibyo wita bisuzuguye nibyo Imana igiye kuzakoresha kugira ngo ubashe kugera ku ntego yawe. Amen. Ku bumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, niho ngo hayi ikaze. Amazina yanjye ni Jerry, usabira n'umugisha ku Mana wafunguye iki kiganiro ugiye kukireba. Warakoze kuduhitamo no kubana natwe mu biganiro bitandukanye tukugezaho. Ni byiza uzahungukira byinshi utaruzi. Wowe dukurikiye wifuza gusengana na Pastor
gahunda ni kuwa kabiri mu gitondo ndetse no kuwa kane umunsi wose saa 28 gusa icyo usabwa ni ugufata gahunda mbere ni kuri telefone kugira ngo ibintu bigendere muri ordre cyangwa mu mujyo mwiza. Mitarega mbashyira muri agenda. Yego. Nkareba nimero ko yigeze inyandikira. Yego. Rero mpagaye sinkugire ariko na emergency case turazibona. Ariko ibintu bitunguranye nabwo wandika SMS cyangwa kuri WhatsApp. Yego. Imana igenda neza. Mushumba rero uyu munsi hari ibintu byinshi mu murimo w'Imana ariko ndakeka uyu munsi tugiye guhitamo kimwe kuri uyu munsi. Hari igitera Imana gukora. Yego. Ariko hari n'ibituma yicecekera cyangwa ntikorane nawe. Ndakwakira tubwire icyo dufitiye. Ubundi muri make ibintu bituma Imana idakorana nawe ni nabyo Satani aba yifuza kugumamo. Uri mu bushake bwe noneho. Uri mu bushake bwa Satani utabizi. Imana ikakujya kure utanabizi. Ni ibintu bigera kuri 7 ushaka kudevelopa kano kanya kuko ntabwo twahora mu nzozi. Oya. Ariko ejo kuwa kabiri bitegure inzozi hafi aho. Ariko iyi minsi turimo ni yashobora gusobanura. Ndakwakiriye. Urakoze kunyakira. Turagushimiye data wo mu ijuru uhoraho, turagushimiye kuri Imana dukunda, turagushimiye ko tugirira neza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagusabye kugira ukora ibitangaza n'ibimenyetso kandi ubane natwe muri. No kuvuga ngo ibyo bintu tumaze kuvuga, tumaze gusenga, ibi ni ibintu Satani yifuza kuhoramo. Kuko nibyo bikujyana kure y'Imana. Yego. Musura nayo. Ni ibintu 7 by'imbaraga. Ushaka kubwira abakurikiye umwe bw'Abera Ministries dushingiye ku ijambo ry'Imana. Yego. Kuko ibikujyana kure y'Imana nibyo Satani abashaka. Kuko azi neza ko nutabikora urajya hafi y'Imana kandi urarwanya ubwami bwe. Ashaka kukomeza kuba imfungwa y'imbataye muri make. Cyambere no umwuka w'ubwibone. Kwibona. Yego. Biri yaravuze ngo ubwibone bubanziriza kugwa. Ubwibone bubanziriza kugwa. Umwibone wese uzamubona urebye nko mu migani 16:18, imigani 29:23 hari amagambo agaragara. Ubwibone tu bubanziriza kugwa. Munakishyira hejuru kigira umwibone nayo cyanakuye Satani mu ijuru. Imana ntiyuzura n'umwibone. Yego. Nushaka soma imigani 16:8. Imigani 16:8 katuhasome. Imigani 16:8 haragira hati uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Amateka ameze nk'ay'Imana aba ku rurimi rw'umwami, ntabwo ijambo rye rigoreka imanza. Iminzani y'ibyuma bipimishwa bitunganye n'iby'Uwiteka. Ibipimishwa byo mu mufuka byose ni umurimo we. Ngaho barareba 29:3. 29:3 haragira hati ukunda ubwenge anezeza se, ariko ubana n'abamaraya yiyaya intumwa ze. 29:3 niko 29:23. Okay. Ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi, ariko wicisha bugufi mu mutima azabona icyubahiro. Urumva ubwibone bw'umuntu buzamucisha bugufi. Ariko bigaragara ko ubwibone bubanziriza kugwa. Umwuka w'ubwibone kumva ari uzi kwigisha, kumva ari uzi
kubwiriza, kumva uzi kuririmba, kumva wishyize hejuru. Ntabwo Imana ijya ikorana n'abantu nk'abo. Uwicisha bugufi yego niwe Imana izakiza. Zaburi 148 umurongo wa 3 ntabwo nshaka kwajya umanutse no hepfo ngo uwicisha avuga azahazwa byose, ariko umwuka w'ubwibone, kumva ko ntabonetse bitakorwa, ukabona umuntu yishyize hejuru, ukabona hari ukuntu umuntu yibona kirya kimaringa, icyo kintu nicyo Satani ashaka abantu bahoramo. Kandi uyu munsi yego niba hari ikintu cyeza ni umwuka w'ubwibone pe, hamwe no mu rusengero bakureba ukuntu usa bakakwigizayo, bakagira intebe z'abasirimu n'abatunzi imodoka n'atagira intebe, kubera yavuze ngo umukene nta jambo agira no mu iteraniro. Abantu bafite umwuka w'ubwibone, kumva ngo ndi profete, ndi nta mbabazi, ndi mfite gusa umuntu yarabyimbye yigize ukuntu bambwira ngo nkuvugisha ngo ntabwo navugana nawe. Urumva, umwuka w'ubwibone ni kimwe gituma Imana ishobora kujugunya kandi ukajya kure y'Imana. Ikindi ni uguhiga imihigo ntuyihigure. nabyo biri mu bituma Imana idakorana nawe. Ayivugiraga ikisi ayo magambo ushaka kuyabona bana mu mubwiriza ngo jya ujya mu nzu y'Imana ufate ururimi rwawe. Guhiga ntuhigure rutwa no kutawuhiga, kuko ntabwo ari Imana ikorera mu mihigo, yego ni Imana ikorera mu kwizera. ubwiyo bizanye rero ntubikore ugirwaho n'urubanza. Ikindi kidukuri icyo gihe ntabwo ushaka gutinda, kwigomeka, yego kumva wakora ibyo ushaka mu nzu y'Imana, kumva wakora ibyo ukeneye mu nzu y'Imana. yego Kwigomeka urabyumva ariko nyine kwigira indakoreka, ukumva uhabanye n'ibyo n'ibisabwa. muri make wumva nta wundi muntu n'umwe ufite ikibazo, bikagirwa kwigomeka no kumana, pana kwigomeka ku bantu. Yego Abantu bo ni bisanzwe, aho kwigomeka ku Mana. Urugero rwiza warumenya, umugabo witwa Sawuli. Imana amubwira ngo genda wica abamareki bose bamara ntugire ikintu usiga. aragenda atoranya ibyiza, Ahageze avuga ati nabonye inka zibyibushye n'abagore zo n'abagabo nakubica, ati ndabazanye. Sawuli ati byukoze ni ibiki ariko? Ambwira ati ariko urabona rero nashatsemo intama zibyibushye nkabutambira Uwiteka. Ambwira ngo ibitambo si byo Uwiteka yishimira, n'amaturo si Imana ikenera, untambira ishimwe wese abanyubahiriza. Ngo ariko mudakurwa kwizima ameze nk'uramya terafimu n'igishushanyo, kandi ubwo wigometse nanjye ngukuye ku ngoma. Umwuka wo kwigomeka, kutumvira. Bibiliya ati ntugakore iki tugenda gikora, ntugacaho tugenda haca. Imana ihita ica ku ruhande nawe, komeza inzira yawe. uzi ijambo yashorejeho rikomeye. Yaramaje ngo wabitewe n'iki? Yego Sawuli aramubwira ngo natinya abantu, natinya abantu ndabikora. amaso y'abantu, Natinya abantu ndabikora. Imana ibwira Mose ati wowe genda ubwire igitare, aho kukibwira aragikubita, kandi igitare ni Yesu. Ati uko wasuzuguye uzaharebesha amaso, kubera abantu uzarebesha amaso ntuzajyayo. Uburyo kwigomeka ku ijambo ku Mana, reba nk'urugero uva no ku bindi bintu. Igomeka se no ku butegetsi, byose ntabwo byakugendekera neza, uyisanga aho utatekerezaga. Ibaze ku Mana rero. Satani ashaka ko duhora turi ibyigomeke n'ibyigenge kugira ngo bidutware kure y'Imana, tutabasha kunesha ubwami bwa Sekibi. ntashaka ko tugirwa inama, ntashaka ko twumvira Imana. Oya, ntabwo bihera. Kwigire gute? Kwigomeka. Umwuka wo kuba umwuka wo kuba muroberi mu bintu by'Imana. Harimo ibintu byinshi nashatse kuvuga. Yego Njyewe ninjye nizi kuririmba ndagenda biretse bazangira gute? Saha Imana bibaho gusa n'ahandi rahaba ndagiye, ariko wagiye wigometse nti muri kumwe. Ni amagambo ndi kwitaho cyane. yego. Ikindi ni ukuba mu bintu by'Imana bitakibyitayeho, bitaragiye gushishikaje. Satani ni icyo akunda. Mu kigo cy'indirimbo y'Imana ni TikTok, n'uguseka n'ibyo, ugasanga umuntu yaratakaye, kandi mu buzima bwe nta gihe afitiye abantu bo mu nzu y'Imana. Igihe cye afite abo agomba kubana nabo bavuga nk'ibyo bavuga, mbega ntahashaka ngo ugende ujye kure y'Imana, ugende wicare isengesho uribure, ubyihorere n'ibyo gusenga ubivemo, ijambo ry'Imana urivemo, cyakora nubona umwanya ubigira uko ubisoma. Urumva, abantu bose batinyaga gutwara Bibiliya kera, uyu munsi baradohokeye ukayitwara muri telefone. Atari uko yabuze ahayitwara,
nuko yazi ko aza gukatira hano bakabate se uzanye biriya kandi uje na hano ngo iki kintu cyo ku bintu by'Imana bitakigushishikaje ukumva ntugize gute. Yego nubwo mu Rwanda bafunze isengero zidafunze kumva ntukeneye guterana, ntukeneye gusenga, ntukeneye kumva ijambo ry'Imana, nta bintu bikurimo uti korari ndayiretse, murimo ndawuretse, gusenga ndabiretse, ndabiretse, be ukumva ibintu by'Imana ntukibifitiye umwanya muri wowe. Yego ahubwo hari ibyo kandi birankubwiza ukuri ibintu buri umwanya ufite ibindi byo muri uwo mwanya nta muntu uba hari vide buryo cyo dafitiye umwanya hari ikindi cyawutwaye. Yego bitavuze ngo sinanze kuri umupira bireko ugasanga wa muntu ibintu by'Imana cyo gusenga wapi dukora iki kamuvana ibyo bintu byanyu. Ubwo kera urimo uragenda ujya kure y'Imana kandi aho niho Satani yaragukeneye kugira ngo akuriture. Uri muri territoire ye, wageze mu matware ye, uri mu matware yanjye nagukoresha icyo nshaka. hagusenga akeneye no kuvuga nabi no kwicara kuko bene uwo muntu ahageze anegura umurimo w'Imana, akanegura Imana, akanegura n'abakozi b'Imana. Kabone nubwo utabubemera ariko inshingano bahawe we ntayo ufite n'izicyubahiro. murabyumva. Ikindi Satani akenera ko utakaza umwanya wawe mu bintu bidafite iki akamaro. Yego ikindi kikurikiraho yifuza kubana n'abantu batubaha Imana. Ko baravuga ngo mbwira abo mugendana ndamenya uwo uri we. Ibi bintu abantu batajya bareba bitegereza. Ikindi nshaka kugira ngo mbaze ibibazo n'abantu bazinuka ifunguro ryera kurifata no kurijyaho kandi ari abakristo bakumva ntibakibishaka kubera utwaha n'iki n'ingwano bagakweba. Ibi byose ndimo mvuga aha ngaha ni ibintu bikomeye. Ikindi ni uburangare. Yego wirinde akigira indangare gutyo. Ibi ndimo mvuga ni ibintu Satani yifuza kuhoramo kuko bituma ujya kure y'iki y'Imana. Noneho ukaza imbere y'Imana ari uko ukeneye ibyo gukorera ariko kera ntiwari unahari. Bene bano bantu bagira n'inzozi zibaburira. Yego ariko arota bamutwariye isaha, bamutwariye ikofi, bamutwariye imfunguzo, bamutwariye ibintu yari afite by'imitungo ikomeye, arota impyisi zimwirukankana ntabyumve kubera ko ntafite kumya ngo nizimiruho ariko nta miruho ibaho. Ntabwo Satani yifuza gusoma ijambo ry'Imana kuko nurisoma urabohoka, nubohoka ubohora umurwanyi. Ibyiza yifate hari uryihorera. Kimenye uzakire ikiganiro cya gospel shiro ni cy'amatiku. Amatiku akuryohera kubi. Hariyo mpamvu benshi muri twe gospel twayihinduye ukuntu ko dushaka ukundi kuntu. Urumva ibyo byose kuvuga hanga. Rero abantu bose batwaye uwo mwanya, batwara igihe, abatwara ikindi. Ikindi kintu gikomeye ndi kuvuga Satani atifuza kubashakanye no bwumvikane mu rugo. Ashaka ko muryana. Kandi mupfuye akantu gato guha urugero. Nigeze ngiye kubona abantu bapfuye korogati atari uko yashize irimo. Urabona hari ukuntu abagabo twe ntabwo tuzi guhera hasi dukanda. Abagore benshi bakunda guhera hasi bagira gute ngo izamuke neza. Umugabo akanda higereye. Ndavuga korogati urabizi. Gusa nangwa bya muyizinga gutya nk'abadamu. Oya ntabyo ni hejuru. Ukanda hushyikiri. Akati wa mugara ati kwa yufate. Korogati ugahera ku murongo atari ko wandetse nge mpera hejuru bapfa korogati. Nibaza. Baje muri biro ndabwa ariko cyo ni ikibazo. Umwajya kanda hepfo ndi ruguru izagera hishiremo. Nubundi baze gutonganira korogati. Ni Satani. Ntabwo abantu bapfuye imbeba. Imbeba gusa. Imwe yavuye ha undi ati yavuye. Ati atari kundi kwapfaga iki? Ati twapfaga ati
n'ubu bongera baratongana uvuga ngo buri gihe ashaka ko muhorana amakimbirane intonganya noneho no kubikamwo abantu ubwoba ku buryo mu muryango wanyu hatazigera haba isengesho rya rusange kuko nimusengera ngo muzagira ubumwe umwe aryama uko yasenga ukwe pyo mbega muri nkaho mu rugo meze nk'abamenja mwese abamenja ni mu kintu niba ugasanga mu rugo nk'aba Robert nta muntu uza n'undi noneho haje na telefone mbega nta gihe umuntu afite undi mu rugo nta kiganiro kiba mu rugo ahubwo abantu batandukana ikindi Satani yifuza ku bakozi b'Imana nuko dupinganwa ntihagire uwemera undi kandi umwami bakorera ari umwe ariko ntabwo nka kuvuga nabo ndaho kubeshyera ibindi bintu ugasanga nk'umuntu wibura yavuze ikintu atahagazeho uwo mwuka kugira ngo tutagira za mbaraga iyi niyo fera force rero Satani ashaka ko n'abakozi b'Imana bahora bahanganye kandi bakorera Imana imwe umwe atemera undi undi amusebye imbere y'abakristo kanaka nta mavuta agira ariya ni amatirano ategeka kuzimu akora ibindi bintu ibyo byose navuze ni ibintu bituma Satani ashaka ko tugumaho hantu yego ikindi ni nkivuga cyo barahita babyumva ukundi kukubwira ngo uzasenga ariko icya 10 no uzasenga ariko amaturo no bandi ugasanga hari ibintu udakoze ariko Satani adashaka kumenya ikindi ahisha abantu aguhisha kuzapfa uhora wumva uzatura nka Karisimbi cyangwa kaburimbo nabayisubiramo ku buryo uko iyo uzirikanye kuzapfa binaguha kwitegura kugira ngo uzapfe neza abihari abantu bakora nk'abazahera ku isi niyo mpamvu ubugome ntayo batinya ntayo bareka ariko kumwe bw'abera Imana bagiriye neza cyane Imana batabare barengere mugire ubwenge murwane intambara ibintu byirinde n'ukuri wituma umwanza gukoresha reka kwigomeka reka uburangare reka ubwibone reka ubugambanyi reka guhigana gira ibintu wihorera kuko ibyo byose Satani nibyo akeneye ngo ujyemo kugira ngo ujye kure y'Imana uzabura intsinzi mu buryo bwose ngira ngo abone aho gufatira abyumvise bitera abantu kujya kure y'Imana Imana idakorana nabo we nahashaka kuba niho kwifuriza burya bajya habaza barokora ariko kanaka kubera iki ngo we ntacyo bimutwara ubundi yo Satani abonye utabangamiye ubwami bwe hari impamvu yo guteza induru ariko arakureka ukibera muri ayo mahoro none ikibazo ariko nazi ko nusenga ukegera imbere ugahamagara Imana biraguhuza n'Imana na connection utangira urwanya dayimoni ariko ntabishaka genda ujye kure y'Imana ujye hari ubundi muhanganira aho ngaho niho ashaka kuba akoze cyane yego uyu nawe akeneye kugaruka nagaruke nta bindi buvuge ibuka aho wavuye ukagwa ibuka aho wavuye ukagwa kuko nutahinduka nzaza n'ibisigaye nabyo ufate n'ibisigaye bigiye kwanya kuko nutabikora nzaza nk'uritabaye ku kitabaza hari imbaraga dukwiye kwakira ibi bitero kuko buriya we arakureka uko ntabyenza se arakureka birikaza soma rya jambo ngo nzagukina ku mubyimba icyo utinya cyakugezeho disi kora kureka rakimutwaye kumva ni sawa ariko ejo bakaguhinduka ukabura epfo na ruguru ukabura iki wanapfa ukabura idini rigushyingura wanagikora ubukwe ukabura ukwitabira ukavuga ngo apfa atagira idini nk'igitutsi rero ni byiza ko ibi bintu bihunga tuvuga ikintu uzahagararaho Imana iguhomogesha ndagushimiye mushomba amen